bana basabiriza ugasanga umwana imyaka iri munsi y'icumi saa yine z'ijoro saa sita cyangwa se saa tatu ari hanze ari gusabiriza kandi ari gusabiriza n'undi ari gutashira ku mubyeyi umubyeyi arahari yatinye gusaba agaburyo nk'uko mubibona tumaze kubazanira Ivan nka kameramani wacu cyangwa se uzajya udufasha mu buryo bw'amashusho cyangwa se gufata amashusho meza. Tugaye ikaze brother. Thanks brother. Urumva nta kindi wakongeraho? Mazina yanjye ni Ngabo Yvon, enfant de mille chances. Enfant de mille chances. Enfant de mille chances. Enfant de mille chances. Ndatekereza ko abantu bumva français mwese mwumva ibyo ari byo. Aha rero twari dufite show dushaka gushyira ku mugaragaro cyangwa se iyi ni first episode dushyizeho tuzajya twakira abatumirwa bagiye batandukanye noneho tukugezaho umutumirwa wa mbere muri iki kiganiro. By'agaciro byishimiye. Ariko iyo ugiye gufotora ngo wibanda ku bakobwa gusa. Abakobwa nibo bashuti bacu cyane. Yego. Ubona nta mbogamizi bishobora gutera mu kazi? Ubu ntazo kuko n'ubundi n'abakobwa nibo bakiriye. Okay, ati abakobwa once again tubahaye ikaze mwebwe mukomeze gukurikirana umunsi ku munsi ibiganiro bya Friday show. This is the first show dushatse kubasharinga hakiri kare kugira ngo mwizere ibyo tumaze kubamenyesha cyangwa se ibyo tugiye kujya tubagezaho umunsi ku munsi. Twari tumaze kumenyera Friday Pictures cyangwa se Stroke Studio aho tubagezaho amafoto meza. Iyi studio n'ubundi iherereye mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, kandi turakubwira ngo ubaye wifuje guhabwa amafoto meza mu bukwe, muri grefance, graduation, bridal shower, baby shower n'ibindi biro bigiye bitandukanye, BD za zindi za hato na hato zatumye abatipe bagenda bagira ba X. Turababwiye ngo ntimucike intege. You can call us through through picking your phone on from your screen, then muduhamagare maze tubagezeho amafoto meza, ibirori byiza byanyu, ndetse kutugana n'ibyishimo kuri twembi wowe natwe. Rero uyu munsi ni Friday show. Uyu munsi kuri Friday show tugiye kwibanda ku iki, tugiye kugaragaza iki mu by'ukuri tuzajya twibandaho, ariko kubw'amahirwe ndi kumwe n'uwitwa Mwami cyangwa se CEO The Friday Pictures atubwire bimwe muri byo n'icyatumye muri rusange habaho Friday show. Tuguhaye ikaze. So murakoze cyane. Ndabaha n'ikaze kuri Friday show. So hajya muri icyo kibazo. Bimwe wumva cyangwa se ubona byatumye habaho umushinga wo kuvuga ngo reka dushyireho Friday show aho kugira ngo dukumisheho Friday Pictures Studio? Kwaguka. Kwaguka ni iby'ingenzi. Ikindi Friday show yana akantu numva arakobwengera none. Kandi uko kwa business. Ati nukwaguka ni byiza cyane. Umuntu burya udafite ahantu yagukira cyangwa se udafite ikindi kintu runaka wenda cyangwa se ushobora kuba ufite ikintu ariko ukabona kidatera imbere, it's better yuko washaka izindi nzira maze cyangwa se ukanyura mu zindi nyurabwenge maze ukashaka uburyo wakagura business yawe. Rero nanone reka nongere nkubwira ngo tuguhaye ikaze cyane ko tugiye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye za hato na hato mu mujyi wa Gisenyi mu gihugu cy'u Rwanda. Tuguhaye ikaze nanone ushobora no gusuza abantu bawe babandi uhora ufotora, babandi uhora uhereza amafilime y'ubukwe bwabo cyangwa se babandi bahora bakwiyambaza kuri bidi zabo. Tuguhaye ikaze kandi ugira ikintu babwira kugira ngo babashe no kwiyumvamo wenda for the first time babone ko hari ikizere. So kubakiriya ba Friday Pictures no kubona bakoze subscribe kuri Friday show. Yeah. Kena wabwira cyo I'm here for you and I love you so much. Ati he loves you so much. Reka tuvuge ngo yes, ni igitekerezo cyiza cyo gukora Friday show, Friday Pictures be making a sense kuri buri muntu wese. Twizere rero ko muzadukunda, twizere ko muzatwumva, twizere ko muzaduha support yanyu, twizere ko muzadushyigikira en general. Ariko nanone tubabwira ngo turi kumwe na cameraman Ivan. I think ko nawe ashobora gufata umwanya kugira ngo aze muri cameraman se noneho society yacu ya Friday show ibashe kumwiyumvamo kandi imubone umunsi ku munsi batazavuga ngo no mwimukira. Nkuko mubona tumaze kubazanira Ivan nka cameraman wacu cyangwa se uzajya udufasha mu buryo bw'amashusho cyangwa se gufata amashusho meza. Tuguhaye ikaze brother. Thanks brother. Urumva nta kindi wakongeraho?
amazina yanjye ni Ngabo Yvon enfant de mille chance. Fa de mille chance. Enfant de mille chance. nga enfant de mille chance ndatekereza ko abantu mwumva français mwese mwumva ibyo ari byo. Aha rero twari dufite show dushaka gushyira ku mugaragaro cyangwa se iyi ni first episode dushyizeho aho tuzajya twakira abatumirwa bagiye batandukanye noneho tukugeza n'umutumirwa wa mbere muri iki kiganiro. Ibintu by'agaciro ndabyishimiye. Ariko ngo iyo ugiye gufotora ngo wibanda ku bakobwa gusa. Abakobwa nibo bashuti bacu cyane. Yego. Ubona nta mbogamizi bishobora gutera mu kazi? Ntazo kuko n'ubundi n'abakobwa nibo bakiriye. Okay, ati abakobwa nibo bakira cyangwa se igitsina gore nicyo bakiriye. Mu buzima busanzwe wavutse uri mu ntoki? Mu buhe buryo? Wavutse uri mu ntoki, wakuze gute kugira ngo ubungana gutya? Kari ko nkoraho. Wavutse uri mu ntoki? Wavutse uri umuhungu man. Ndi umuhungu. Sandra Sandra. Wavutse uri mu ntoki kibaze mwami icyo kibazo gisubize. Wavutse uri mu ntoki? Wavutse nkunzwe. Navutse ndi umuhungu. Ubu wabaye iki? Nabaye mu cameraman. Umuki wiki Cameraman. Just say cameraman. Mwami niziye mpano wifitemo? Jewe mfite impano nyinshi zihishe. Zitubwire. Angira ngo nzaho ziri narazivuze. Urazivuze. Ubuye buryo rero. Nkambaza ngo mfite izihe mpano nifitemo. Abyo ko mfite nyinshi cyane pe. Gusa nanjye narazivuze zarihisha nyine. Kese mbere bumfasha kuzishaka. Mami, aye. Hano hari ikibazo kigira giti. Hari imvugo nyinshi zivuga ngo abatinganye. Kandi kenshi usanga batunga urutoki ku bakameramani. Baba bahazi. Yes. Ugira ngo ushonje umwanya wabona. Wabigenza ute? Ushonje ngo umwanya wabona. Ariko se muhungu uramuzi Eric se muhungu? Yanjye mubona kuri Instagram. Mani yirebye wenda urubyiruko abahungu cyangwa se abagabo bagenzi bacu cyangwa se abo tuzagera ikirenge mu cyaba bagenda batwereka ko bahindutse abapede bari kwiteresha ibitsina by'abakobwa ugasanga n'abakobwa bari kwiteresha ibitsina by'abatipe. Mani iyo ngingo wayivugaho iki? Sawa nta murengwe pe. Ntabwo ufite ubwenge buzima gukora ubwo bugoryo. Ni amafaranga se? Ni inzara. Inzara niyo ituma umuntu yihindura umuhungu? Asiyo nabivuga gute? N'ubwenge buke man nta kintu. Gusa umuntu bari mu Ivan, gukora. ngo ni ubwenge buke ni inzara wowe urabyumva gute? Mu butinganyi Umukobwa uretse imyemerere nese imyemerere kuko muri Amerika bemera ubutinganyi. Bemera umutinganyi barabwemera. twe rero gusa twabivuga mu yemvugora. Uramushyigikiye muri rusange? Ndabashyigikiye abatinganyi ntacyo batwaye. Gushakira ikindi kijama nawe. Oya. Rutanitse ya cameraman man. Rwanda man bishiramo. Ni uburenganzira bwa muntu. Buri yego. ari uburenganzira bwa muntu. Sasa Iva. Ubu tuvugana usanze nk'umu type wari close kuri wowe. Yego. Ari inshuti yawe. Bana njyewe ntumenyera. Yego. Ubonye ko ibyaragukurikiyeho yari umutinganyi yakugiriye crush. Wabyakira ute? Byarambayeho. Amujama wanjye nicyo. Oya, no mutipe w'inshuti yanjye wabimbwiye ko uwo muhungu gankunda. Yigize bikubwira? Ngo wowe ntabwo abimbwiye. Wabyakira ute? Naho ngiye ko bitavamo. Waramwimye bro. Waramwimye? Ntabwo namwimye ariko ntabwo byavamo. Wari mubwiye cyangwa waratumye? Mwarahuye live gutya mubwiye ati ntabwo byavamo. Oya, ntabwo nabimubwiye. Yatumye uwo mushuti wiwe. Arabimbwira anyereka n'ama message. Ambwira ntabwo byakunda. Isera
ariko akajama kakayuhu tuvuge hano muri uno mujyi turi kubarizwamo abantu bose babajama tuzi ugasanga bose ngo nabatinganye wabyakira gute bose ari abatinganyi bose nta n'umwe usigaye nabonye ese bagendeye mu kigare bose icyarimwe cyabiteye ahubwo wowe wabyakira ntabwo wari uzi icyabiteye ko nabyakira anjye ntabwo nabareka njye nkaguma uko ndi ujya ntabwo nabashyigikira ko n'ubundi waganira nabo yego wagendana nabo ariko ntibakwanduze inshuti zanjye zose zibaye abatinganyi kimwe cya kabiri cyazo nabyakira nashaka izindi zose rero Iva ameze nk'abandi ufata umwanzuro acyoherwa yawushyize wowe ujya ufata umwanzuro acyoherwa wawushyize urabona gusubiza byakunaniye vuga ko wajugunye imbesire mu bigori block telefone ukajugunya zabo bro nyine buri wese abatinganye muri kutureba ngaho muri kano gajama mu karebe mukitonde ntabwo nabaha bahiki bahiki anyway kari agaciyemo ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu runaka twibasiriye cyangwa se umuntu ukora ino myuga of course jyewe ntabwo nashyigikira umuntu mbaye nzi neza ko yari inshuti yanjye ariko nkamenya gato yako ari umutinganyi ntabwo nagushyigikira bro wihangane ku bw'amahirwe nta n'uwo mfite ahubwo reka twumve kwa mwami uko yabyakira ukareba ugasanga Hamza n'umutinganyi n'umunwa kigira ukareba ugasanga Weste n'umutinganyi Weste ntabwo ari umutinganyi hoya nyine ni urugero ibyo utangiraho urugero Papa Gafi ntabwo ari umutinganyi ariko biramutse bibaye ibyo abana wapi kabisa Weste ni umuntu wanjye sari ariko uramutse ubikoze bro nawe ukubita ifi ntabwo yabikora ariko Weste ni umuntu mukuru arajijutse rero ntabwo ari ugushaka kwibasira agatsiko gafite ingeso nyine y'ubutinganyi agatsiko gafite ingeso y'ubutinganyi ariko giye bibayeho nkasanga wenda runaka n'umutinganyi kandi twari inshuti for sure man I delete your phone number muri telefone yanjye maze ubuzima bugakomeza as long as twaba dufite byinshi tugenda duhuriyeho ariko ewana ako ni agaco kagenda kandura gahoro gahoro aha noneho mu Rwanda hari stade Amahoro izakora grand opening ejo bundi iyo stade Amahoro wayivugaho iki ukurikije ishusho yayo ifite so ku ruhande rwanjye ntabwo ngo congratulations ku Rwanda cya kintu cyakoze ni ibintu byiza nziza igaragarira buri wese nyine ni stade reba ukabona ko ari ikintu nyine cyahindutse mu Rwanda hagati aho nanjye bishobotse n'abandi nabo bishobotse waburi iki dufite arena tukagira stade Amahoro igiye gufungura ejo bundi numvise akantu bavuga ngo iyo haje abashyitsi benshi muri za arena wenda hari za bar za shampiyona ya basketball hari mu gihugu ngo abantu benshi bahabwa akazi nawe niko ubifata niko biba biri ariko nawe niko ubifata bro yego ko nyine baba bafunguye ikintu kandi ntabwo cyakwikoramo umuntu umwe baba bagomba kuzanamo abandi bantu reka dufate ku ruhande rw'abahanzi ngiye mvuga ko nta bushomeri buba bugabanutse kubera ko njye mfite impamvu zanjye nawe uraza gutanga izawe impamvu mvuga ko nta bushomeri buba bugabanutse ni uko nzi neza ko wa mwana ubarizwa inahangaha upcoming n'ubundi asigara kuri ya level ahubwo agapikinga wa muntu n'ubundi basanzwe bazi akaba ufata kuri ya mafaranga n'ubundi tugiye gukora percentage y'ubushomeri buri mu gihugu twasanga ubwo ukwezi kwashize bungana n'ubw'iki gihe urabitekerezaho iki
so icyo njye navuga umuhanzi wumva ko ari hasi utegereje ko bazamuhamagara bajya kuguhamagara uko bakumenye ntabwo bazakumenya ari uko waryamiriye just akore cyane bamumenye nawe bazamuhamagara kuko nyine bahamagarwa nyine nuko babikoreye mani we nta idea ufite ntundi ni ugukora cyane nose bakumenya gute nta bikorwa ufite igishoro cya mu gukora cyane cyazaboneka akore si kandi nta gishoro akore cyane kandi nta kintu so niba ari nta gishoro nyine ubwo ibyo ntabwo ari ibintu bye nakora ibyo ashaka nakora ibyo ari kubona ari gushoboramo utekereza ko wenda uramutse ubaye utavuye ku mwuga wo gukamera no gufotora wakora iki njyewe ese hari undi mbajije sinabwiye ko mfite impano nyinshi zihishe nyine izo zirihishe ariko muzo nayishyuyemo nize elegitoronike na repara burya abantu bavuga ngo amaje yagiye gukora amafirigo nanjye nakwerekeza hafi aho noneho ugasanga kenshi na kenshi hano mu mujyi wacu turi kubarizwamo hari abana benshi cyane usanga bari gusabishwa n'ababyeyi babo sinzi niba ujya ubibona icyo kintu wakivugaho iki wowe kubaho ategereje ibyo waba like ugasanga hano naje gusanga akageso kaba hano ugasanga umubyeyi afite umwana mu mugongo afite n'undi mu ntoki uravuga gusabiriza n'abantu leta ibitaho ntabwo ari fresh leta izakomeza yita kuri abo bantu buri gihe mani wowe nyambibona aha ngaha kubona hari utambuka nka saa 2 z'ijoro cyangwa saa 3 cyane cyane nk'ahantu hahuriye n'abantu benshi ukabona nk'umwana arambutse hafi yo kumugonga ngo aje kugusaba igiceri kandi wajya kure ugasanga mu gihe yatinze ukabona nk'umubyeyi ari kumukubita ati kuki utagiye kare kumusaba bya bintu ntabwo ari ibico myiza ababyeyi bajye gukora babyara aho bashoboye kurera umuco gusabiriza si mwiza kandi koko wa mugani usanga umubyeyi aba akiri muri rwa rugero rwo kuba yakora cyane ugasanga yohereje umwana ngo ugende usabe ahubwo icyo kintu ntabwo nari nyumvise neza uburyo umubyeyi asunika umwana ngo kuki utagiyeyo kare kose ngo umusabe hakiri kare abantu b'inaha Gisenyi barabizi cyane hari abana basabiriza ugasanga umwana w'imyaka iri munsi y'10 saa 4 z'ijoro saa 6 cyangwa se saa 3 ari hanze ari gusabiriza kandi ari gusabiriza n'undi ari gutashyira ku mubyeyi umubyeyi arahari yatinye gusaba agwaye kujya yohereza abana ati mwamfasha Iva niki wumva muri Gisenyi cyacika cyacika muri Gisenyi ubona ureba nawe ukavuga ati iki kima kiri too much abuzukuru yes abuzukuru n'umuntu utari wahura nabo abagirira ubwoba ntago mbaza ariko nanjye ndabatinya nubwo nari nahura nabo icyo kintu leta izagikurikira avuze ku kintu cyiza hari igihe abantu bavuga ngo abuzukuru nanjye njya mani uzi ko mba bari nka filime aho ugasanga noneho mu mujyi wose huzuyemo ikintu ngo abuzukuru sinzi ese mubona ari iki cyabuze kugira ngo kibura kugira ngo ako gatsiko kitwa abuzukuru gacikeho burundu nakwita yuko barakomeye ntabwo ko batangiye ariko byatangiye ari abapeti batoya bagenda bakura bagira banagira style ntuze ubukoryo bwinshi cyane skills ujye kubona ukuntu umuntu kuri telefone mugoroba ari kugenda gutyo tubona akana kayica muri rigore kakomeje ariko n'ubundi sinzi icyo kibazo nanjye ukuntu kizakemuka bifite ba nyirabyo genda fotora ariko mu by'ukuri rero wenda tudaciye ku ruhande wenda abayobozi b'akarere ka Rubavu babikoraho kuko dufite abantu benshi cyane bashinzwe ku mutekano sinzi impamvu ikintu kiri cyo uvuga ngo abuzukuru kitajya kishira mu matwi y'abantu cyangwa se ngo gishire mu kanwa k'abantu ugasanga umwana runaka agiye ahantu runaka arahohotewe bamufashe ku ngufu wamubaza ese byagenze byita umwana gusa hari kayiti ishobora gutega moto saa 2 saa 1 moto ikaba itakugeza kuko icyo kibazo cy'abuzukuru n'abamotari bwabo barahatinya ariko nawe urabatinya sindahura nabo ko uzanyiyango uzambona ku mugaragaro reka ariko tuvuge ngo abantu n'ukuri kw'Imana bari mu mwuga wo kuvuga ngo yitwa ngo umwuzukuru mutanga amahoro mu gihugu dore tugiye kwinjira mu matora murabyumva
ntago ngiye kure ariko tugiye kwinjira mu matora gake gake. Reka ndekera aho ngaho. ikizanyobera kitazi ko ndi umuntu watojwe. Sha ndatekereza ko ikosi nakoze wowe utarikoze. Ariko actually turi kuburira abantu nyine bari muri uwo mwuga bareke gutinyisha abandi bana cyangwa se urundi rubyiruko, aho kugira ngo nimba nituriye muri aka gace ntinye ku gace njye guca kuri stade ngo kubera ko ngo hano hari abantu bantezga. Mane tugabanye, twubahane, dukundane, ahubwo dutsenyera umugozi umwe, turebe support buri muntu wese yagakwiye kugirirwa, then tukomeze ubuzima busanzwe bwa buri munsi ku munsi. Iyi ni Friday show muri Friday Pictures, ahubwo ngo niba ushaka kwifotoza amafoto meza, ikirori cyiza, ubukwe bwiza, reba kuri screen zawe urabonaho nimero za Friday Pictures, maze uduhamagare tukugereho ahantu uherereye hose. Twe twarabyiyemeje kuzenguruka igihugu ndetse no n'isi yose. Wabaye kagurura? Ntabwo ari kagurura gusa n'akaboko. Imbwa zakurigase mu kirenge. Ikinyarwanda ntabwo ari cyiza man. Vuga ngo yego kuko aho witabye hose uritaba. Yeah, aho nkeneye. Aba baguhamagara uritaba. I'm here for you. Okay. Reka tubabwire rero ngo next time tuzajya tubabwira ngo tuzajya tubazana abantu bagiye batandukanye. Yaba ari umukamera muzi neza, umukameraman. Yaba ari umumodo, umukobwa mwiza. Yaba ari umuwemusi mwiza. Yaba ari umukobwa mwiza. Mujye mutubwira ngo uyu n'uyu. Babandi ajya posting. So, nkuko mubizi nyine ndi papa w'abakobwa beza. Uwo mushaka mushye muri comment. Tumubazanira. Ariko kuri bato urumva twazana nde bwa mbere nande? Amuza niwe wagize umunwa. Amuza ahantu hose urire umenye ko ari wowe nyiri show. Ariko hari umukameraman nawe ufite umunwa man. Uri ukunda kwambara akagofero. Abakameramani baritonda turi abana beza. Mujye mbona tugira umunwa. Ariko hari uduhagararira. Iyo byakomeye tuzamubazanira mu mwitegure. Especially hari nko bitamira from Digitex Studio. It's ready for him. Okay. Reka tubabwire rero ngo mukomeze mukore subscribe mudukunde. Ni Friday show, umunsi ku munsi tugiye kwihangana tubagezeho ibintu byiza. Reka twifatire Rubavu kuko ariho ahantu twishima hakiri kare, maze tugire na kure wenda aho tutatekerezaga. Ariko tubabwira ngo mukore subscribe, ubwire inshuti yawe n'inshuti yawe n'inshuti yayo ngo mukore subscribe. Reka yiva wenda agira ikindi kintu ababwira wenda nawe n'umwana uri guhinduka umwami w'abakobwa. Abami babiri mu gihugu wa muhungu Rambesheye. Iyi brand mu gihe ifotora yibona. Iyi brand muyirebe. Kandi hariho brand yindi ariko. Sintro. Yes, iyo nayikuriye muri Ethiopia. Yes, muri Ethiopia. Ahantu bita Mikele. No mu rugo ariko nakuriye ahantu bita Gondara. Yes. Muri Ethiopia Avuga iki Amrichan. Basuriza abantu bene wa. So asanga no mutobozi no mujama wanjye. Gibra ujumbira ngufashe. Ujumbira ngufashe. Ni gutya abantu bo muri Ethiopia iva basuhuza wabyirwa n'ikibundo uri wabo. So my people from Tanzania, my people from Uganda, from Congo. My friend from Uganda. What? Give me the mic. Yeah? I have people there. Wagwan people from Uganda mugamba musha muri bulungi kansubire ntino buri kinomo ryasinzide muri bulungi nyonyonyo era cyensaba nkusaba nyo okora ka subscribe. This is Friday show, one and only in Rwanda, talking about Ugandan characters, Rwandan characters ebitukwata ko fena ngensi zombi. Cyenkusaba kora ka subscribe ofuke mukwano gwafe nafe tufuke family aba mikwano jo nkwagalize mirembe nkimanyi waliyo banji abali ku kyeyo bali ku kikarakata era nakyo kibakarakata nkusabira nnyo era guma mukama katonda jali mu Yemen, Saudi Arabia, Oman tubatumide bana Uganda bali ku kyeyo muri kifaba kula bulungi era mugume
mugume yadde babatuga mugume mukama katonda gyali mulungi kuffe ffenna mwami I give you back your mic. Yep. So nashaka gusuhuza abantu banjye bari muri ibyo bihugu aza hitode. So abari Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, America, Oman n'ahandi hose, get ready, I'm coming for you. Ciao, hasta la vista.